Ndabaramukije mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba channel yacu Afro Media TV, muri kumwe na Afro ubasuhuza wifurije kugubwa neza muri iki gitondo. Hanyuma rero ndaje ngo tuganire ku makuru nyine agenda cara hirya no hino. Hanyuma turaza guhita muri Kongo nk'ibisanzwe dutangirira, yewe dusoreze no mu Rwanda ho gakeya. Muri Kongo twareba uko imirwano imeze, hanyuma tuze no kureba ese Amerika yatangaje icyo ku bice bimwe na bimwe by'u Rwanda. Ibyo nibyo tuje kurebaho bakunzi bacu. Mbifuriza ikaze, mbasaba kureba ahanditse subscribe mugakandaho, mukara n'ahanditse like mugakandaho, kugira ngo dukomeze twibanire mu biganiro bigiye bitandukanye. Bakunzi bacu rero, reka dutangire n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu ka tugitangirire mu Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutasi bwa Amerika cyese n'ububanye n'amahanga, ariko cyane cyane mu butasi bwa Amerika bwaburiye abanyamerika batemberaga mu Rwanda kwirinda kuba bajya mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ibyo bice batanje harimo Rubavu, hakazamo Rusizi, yewe na Musanze. Ibi ni ibice bitatu bavuze, ndetse hakongeraho ikindi gice nyine gikora cyangwa se cyegereye u Burundi. Rero umuntu akibaza ngo ibi byatewe n'iki? Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabura abaturage bayo berekeza mu bice bihana by'u Rwanda, ariko bihana umupaka na Kongo, ni icyerekana ko barimo kwikanga icyo bita intambara. Barimo kwikanga icyo bita intambara, ariko nyine ni ngombwa. Ubwo turareba turese intambara iri hakurya muri Kongo, ko tuzi ko ubu ngubu aho barimo bararwanira ari muri Sud Kivu, muri Nord Kivu batemo kurwana cyane ku buryo bukanganye. Urazi byaba se intambara igiye kwaguka ku buryo yasubira muri Goma, ndetse ikongera ikaba yakwambuka, cyangwa se bikaba byateza ibibazo no mu Rwanda. Ubushize abakongomani cyangwa se abawezarendo bararasaga amasasu akambuka akagera hehe, akagera mu Rwanda. Wakibaze se Amerika yaba aricyo kiniyemo irikanga, cyangwa hagiye kuba imirwano ikomeye cyane iteye ubwo butarigeze ibaho, ku buryo nyine byaba ngombwa ko n'amasasu yabagiye kujya yambuka agera mu Rwanda. None se ko wenda reka tuvuge Rusizi na Rubavu ni ibice nyine byegereye Kongo, none se kuki bashyizemo n'ibice byegereye Burundi, kandi tuzi ko mu Burundi nta ntambara ihari? Icyo bakunzi bacu kuri Afro Media TV, icyo twatwitega ni uko hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Amerika mwibuke ko ntigeze ibyamagana, ahubwo yo yatanze iburo, cyangwa se yaburiye abaturage bayo. Yaburiye abaturage bayo kubera ko rega Amerika ifite ubutasi, ibigiye kuba byaze kunze ibibizi. Ariko tukibaza ngo kuki ibintu bitangajwe, kandi tuzi ko harimo gusinywa amasezerano y'amahoro, haba ku mpande zombi, haba kuri M23 ndetse na Kongo, ye na y'amasezerano yabanje y'u Rwanda na Kongo. Kubera iki ibi byaba bigiye kuba, cyangwa se bategeze baburira cyangwa se bagira bamagana? Ni icyerekana ko ibigiye kuba Amerika irabizi, izi neza ko hajya kuba intambara ikomeye cyane. Abawazarendo batangaje yuko bo bose serefe nta kintu babwiye. Mwabonye ko batangiye kwegura noneho n'indege. Ibi biraganisha hehe? Nibyo twababwiraga hano kuri iyi channel yacu, ati nimwitege ko intambara yabigiye gusozwa kubera aya masezerano, ahubwo nibigiye kuza ari igikato. Cyangwa hano kuri iyi channel yacu twari babwiye.
ni ibintu rero bigoranye, ibintu biteye ubwoba. Abantu bamwe bajugumiye base intambara yagiye kwambukira mu Rwanda, yaba ari ya masasu yambuka akaza mu Rwanda, biguterwa n'iki? Amerika buriya ibizi impamvu, ariko nk'abantu turebe kure, ashobora kuba hagiye kuba intambara ishobora ndetse no kuzadukira ibice by'u Rwanda, kuko aba bazarendo bari hari hakurya, azarendo bari hakurya bo biragaragara yuko umujinya bafite cyangwa se ukuntu bimeze, baramutse bahawe inzira baruhukira mu Rwanda. Kandi mu Rwanda naho ubwo intambara yahita ikomera, nabo bahita basubiza. Rero ntabwo byoroshye, na cyane cyane yuko u Rwanda rwaje mu bihugu 10 bifite drone nyinshi z'intambara hano muri Afurika. Ni ibintu bitoroshye cyane, tugiye kuzabona intambara irwanirwa mu kirere kurusha ahandi hose twagiye tubona. Amerika rero yabura abaturage bayo kwirinda Rubavu, Rusizi n'ibice ubwo ni na Musanze cyangwa se nk'ibice bikora ku Burundi. Kandi tuzi ko mu Burundi nta ntambara ihari ku buryo byateza ikibazo mu Rwanda, ariko ntawamenya ko ibintu byifashe, ntawamenya ko ibintu bigiye kugenda. Ishobora kuba ibintu bitagiye kuba byakoroha, na cyane cyane ko intambara nyine n'ubundi aya masezerano noneho M23 kivayo, dutangaje ko rwose nta byo ngo barava mu bice bafashe ibyo atari ko bimeze. Hano rero bavandimwe, cyangwa ni ibintu bitazoroha cyane, tugiye kwitega ibihe bidasanzwe. Ibi ngibi ngo yarambuka akagera mu Rwanda, ahubwo tuzajya amahirwe batanambutse, kuko njye nicyo ntekereza, kuko hari hakurya yo wenda u Rwanda rushobora kuba nko kuba bayasama, ushobora kuba bayasama, ariko noneho bambutse bakaza no mu Rwanda cyaba ari ikibazo. Ntabwo bayasama, ari nabyo ntekereza ko Amerika yashatse iterwe ngo ivuga, ariko ishobora kuba bakwambuka. Abavandimwe, ni ibintu tugomba gusenga kugira ngo ibintu bitazambuka bikaba byaza mu gihugu, kuko ntabwo byari byiza cyane. Muri Kongo rero n'ubu barakubitana, barimo bararwana. Sud Kivu yewe na Goma batangiye kuhataka, indege zatangiye gukoreshwa. Iyo ni wazarendo irimo kurwana, ntabwo FARDC yaribwa agatangira kuba yarwana. FARDC ntabwo agatangira kuba yarwana, iri muri CSRF, ariko wazarendo imeze nabi, irimo kurwana na M23, barimo kukubitana. Noneho ibice barimo kubyatakira rimwe Sud Kivu no muri Goma. Ibintu ntabwo byoroshye bavandimwe. Icyo tugomba kwitega nuko iyi ntambara igiye kuba ishobora kuzaba ari intambara ikomeye cyane, iri mu rwego rudasanzwe, kuko noneho bagiye kurwana, impande ebyiri zigiye kurwana nyuma yo kutumvikana ku masezerano basinye cyangwa batangiye. Amerika rero yabibonye karati, ahantu hashobora kuba hagiye kwaduka intambara idasanzwe. Abaturage muri Rusizi, Rubavu, Musanze, ahangaha igiye kubera muri Goma bishobora kuba bitazababera byiza, ahubwo mwebwe mwirinde biriya bice, mubyirinde ku buryo mwirinde kuba mwabitembereramo, kuko icyo tubona cyo nuko ishyamba atari ryeru hariya muri iriya bice. Hanyuma ibi ngibi bikaba bigiye kuba byakuma mu nkokora icyitwa ubukerarugendo cyangwa tourisme. Abantu baza mu Rwanda muri tourisme bishobora kuba byagira icyo bihungabanya cyane rwose, kuko iyo bamaze kumva ko hari intambara cyangwa se hari ibice bitizeho umutekano, ntabwo abakerarugendo bongera kwitabira ibyo bice cyangwa se bajya kubijyamo. N'ababijemo baza ari gahunda zindi, nabwo batahagarara, bivuze ngo rero bigiye guteza ikibazo ku bijyanye na tourism. Ibi ngibi Amerika ikaba yarabitangaje nyine ku munsi w'ejo, bwatangaza ko biriya bice abaturage bayo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batemberera mu Rwanda bagomba kwirinda kuba bajya muri iriya bice by'u Rwanda, ariko hano umupaka na Kongo, Rubavu, Rusizi ndetse na Musanze, yewe n'ibice nyine bihana imbibi n'u Burundi. Ibyo byose bigomba kuba byirindwa kuba
byatemberwamo cyangwa se byagendwamo, kuko babona ko ubutasi buri kubahereza amakuru atari meza cyane ahagana kuri biriya bice, ese ishobora guhungabanya biriya bice. Bakunzi ba channel yacu Afro Media TV, ni Afro muri kumwe, reka ikiganiro cyacu cyangwa se tube tubisoreje aha ngaha, tuba dukomeza turebe ikijya mbere. Icyo nabashishikariza no kwiyandikisha kuri channel kugira ngo ibyo tuzajya amakuru tuzatushyiraho uzajya uhita uyabona mbere, hanyuma bityo dukomeze kumenya ikijya mbere. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza, turi kumwe, ciao ciao.